bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyiricyubahiro umusenyeri Antoine KAMBANDA, Archbishop wa Kigali, nyiricyubahiro umusenyeri Tadeo Ntihinyurwa, Archbishop wa Kigali ugiye mu kiruhuko, ba nyiricyubahiro b'Episkopi baturutse mu mahanga n'abandi bo mu gihugu cyacu, nyakubahwa umusenyeri Yosovich, intumwa ya Papa mu Rwanda, abihayimana mwese muri hano, bashyitsi bahire, banyarwanda mwese. Reka mbanze mbasuhuze kandi mbifuriza umunsi mwiza. Uyu munsi w'ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika, abayoboke bayo ndetse n'abaturarwanda twese muri rusange. Mu izina ry'Abanyarwanda ndagira ngo nifurize Musenyeri Antoine KAMBANDA, Archbishop mushya wa Kigali, imirimo myiza. Abaye uwa gatatu ushinzwe uyu murimo. Icyizere nyir'ubutungane Papa akugiriye kirerekana akamaro wagiriye abo wayoboye muri za paruwasi na diyoseze wagiye ushingwa. Tukwifurije ishya n'ihirwe kandi tuzagufasha uko dushoboye kose kugira ngo uzashobore kuzuza neza izi nshingano nshya uhawe. Ndashimira kandi Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa ku buryo yayoboye iyi Kiliziya mu Rwanda mu myaka irenga 20 ishize. Mu gihe cy'ingenzi mu mateka y'iterambere ry'igihugu cyacu. Turashima uruhare Kiliziya Gatolika ikomeje kugira mu gufatanya n'Abanyarwanda, cyane cyane mu gutanga serivisi zitandukanye, harimo iz'ubuvuzi n'uburezi ku baturage bose. Hari nta kuvangura bishingiye ku madini cyangwa ibindi.
tubashimiye akazi keza mukora kandi turabasaba gukomeza ndetse mugakora n'ibirushijeho. Bumwe mu buryo bwo gukora ibyo ni ugukomeza gusangiza abandi inararibonye inzego za Kiliziya zifite, cyane cyane abakora muri izo serivisi. Ibindi byadufasha guhuza ibikorwa byacu no kuzamura ireme ryabyo. Imyaka hafi 2 irashize nk'uko byavuzwe, ubwo nageraga uruzinduko i Vatican. Papa mu kiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya yose ku byo baba batarujuje neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu. Ibyo twarabishimye, turanabimushimira Papa Francisco ko yashishoje, bityo ibi byose bigashoboka, kandi bigashoboka ku buryo bwo kudufasha kongera kubaka igihugu cyacu, kongera kubaka umuryango nyarwanda. Iyi ntambwe ikomeye yatewe, twese dusabwa kuyubakiraho mu bufatanye kugira ngo imibanire ya Kiliziya n'igihugu cyacu n'izindi nzego harimo iza leta irusheho gusobanuka, tudashingiye ku mateka ahubwo tureba ejo hazaza twese twifuza. Reka rero dushyire inyigisho za Papa mu ngiro, zubakwe mu mitima yacu nk'abihaye Imana ndetse n'abemera. Turashaka ko Kiliziya ikomeza kuba umufatanyabikorwa mu kubaka u Rwanda no mu gusigasira umusingi w'ubumwe n'ubwiyunge kwiyubaka kwacu gushingiyeho. Ndagira ngo nganishe mu gusoza iri jambo nshimira ubufatanye buranga amadini atandukanye akorera mu gihugu cyacu. Ntabwo ibi tubifata nk'ibisanzwe, cyane cyane iyo turebye ibibera ahandi ndetse tukibuka bimwe muri ayo mateka yacu.
ibyo bidutera kwifuza ko iyi ntambwe dutera ari mu madini, ari no hagati y'amadini n'izindi nzego mu gihugu, byarushaho gukomera no gutera imbere. Aha ndagira ngo nshimire impuzamadini ya hano iwacu mu Rwanda, iyobowe na ba Musenyeri Kambanda na Laurene Mbanda. Ukuriye abangirikani mu Rwanda. Ibyo birafasha n'abandi bayobozi babyitabiriye bagatanga umusanzu wabo, ndavuga abayobozi b'amadini. Bityo idini, amadini akarushaho kumvikana neza, ndetse bigatuma abayakoresha cyangwa abayakoreramo nabi batabona umwanya, kuko akenshi abakoresha amadini nabi biradusenyera twese, bisenyera amadini, bigasenyera n'igihugu, bigasenyera n'umuryango nyarwanda. Ibyo rero ndibwira ko muri ubwo bufatanye ibyo byose bishobora gukemuka. Iyi gahunda y'ingirakamaro ifasha mu gushimangira gukorera hamwe, ndetse ikanateza imbere gahunda y'igihugu yo kubaka ireme mu madini n'imiryango ishingiye ku myemerere. Kandi aba bakirisitu bose, wera ku bari hano benshi uyu munsi n'abari ahandi, icyo badutezeho twese ari inzego z'amadini, ari n'inzego za leta, ni amahoro, ni ubumwe, ni umutekano, hanyuma byose tukabivanamo amajyambere. Byavuzwe sinirwa mbisubiramo, roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Kiliziya isangiye na leta inshingano yo guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda, bw'abaturarwanda. Ntabwo tuzagera ku Mana abantu batameze neza. Hanyuma none se kuki tutayisanga tumaze kubaho ubuzima bwacu mu buryo bufite intego, bufite ireme, dufasha bagenzi bacu hano ku isi. Ibyo kandi biri mu bushobozi bwacu. Ubushobozi kandi bwiyongera bushingiye ku bufatanye. Bityo Imana
ikomeze ihe imbaraga, ihe umugisha u Rwanda n'Abanyarwanda, iduhe n'imbaraga zo kwiyubaka, zo kubaka igihugu cyacu, ndetse kubaka birenge n'igihugu cyacu. Ndagira ngo nsoreze ku ijambo Musenyeri Antoine Kambanda yavuze mu isoza ry'ijambo rye, gufasha ntabwo yavuze gufasha, yavuze icyifuzo yari afite cyo kubaka katedrali nshya. Nagira ngo abe ari igihe wongeraho ko tuzafatanya kuyubaka, tukubaka katedrali nziza nshya kandi icyo gihe nibikunda twanayubaka ahandi hashya naho. Ubwo ariko bizava mu bushake bwa Kiliziya cyangwa mu bwumvikane tuzaba twagize mu buryo bwo kugira ngo dutere inkunga tugere kuri icyo cyifuzo kandi bidatinze. Ntabwo narangiza ntashimiye Musenyeri Yoshovich, intumwa ya Papa mu Rwanda, imyifatire myiza n'imiyoborere myiza agirana na bagenzi be hano mu gihugu, kandi nk'intumwa ya Papa isoza imirimo ye nk'uko Papa abyifuza kandi amutugerezeho Papa Francisco ubutumwa bw'ishimwe nuko atekereza u Rwanda no mu masengesho ye atarwibagirwa. Murakoze cyane.